Muraho neza nshuti z'uyu muyoboro, muri iyi videwo turagaruka ku myemerere yo hambere ko abami b'u Rwanda bitabazaga Imana y'ingoma izwi ku izina rya Ryangombe. Mu Rwanda rwo hambere ubutegetsi bw'umwami bwafatwaga nk'ubw'Imana yihitiyemo. Umwami yabaga ari igicumbi cy'ubutumwa butagatifu kandi agashyigikirwa n'imbaraga ziva ku Mana y'ingoma. Imana y'ingoma Ryangombe ntiyari Imana nk'iy'ijuru, ahubwo yari imbaraga zitagaragara zifasha igihugu gutsinda intambara, guha imvura n'amahoro mu gihugu. Umwami yabaga afite abahanuzi n'abiru barindaga ubwiru bw'igihugu, bakavugana n'iyo Mana bayoborwa n'imigenzo gakondo nk'igitabo cy'imihango n'imigenzo. Igihe igihugu cyahuraga n'ibibazo bikomeye, amapfa, intambara cyangwa indwara, umwami yoherezaga abatambyi bo gukora imihango yo guterekerera Imana y'ingoma. Aho bitabazaga Ryangombe hari mu masengesho y'ibwami cyangwa mu nzira z'ubwiru zasabwaga kubanza gusukura, gutamba amaturo no gukoresha ibikoresho byera. Bizeraga ko iyi mihango yazanaga imvura, itanga amahoro kandi igaha umwami imbaraga. Ryangombe ntabwo yavugwagaho uko asa, ariko yafatwaga nk'umuntu w'ikirangirire waherukaga kugaragara mu isi ariko agakomeza gufasha igihugu. Yari umuyobozi w'imitwe y'imandwa n'abacwezi. Abiru b'ibwami bari nk'abaminisitiri b'ubwiru, nibo bashyikirizaga Imana ibyifuzo by'umwami n'ubutumwa bw'igihugu. Ibi byose byabaga ku buryo butagatifu, bidasanzwe kandi byubakiye ku mutima w'umurage w'Abanyarwanda: ubumwe, ubupfura no kwizera. Uyu munsi umuco n'ubwiru byahozeho nk'imizi y'igihugu cyacu. Ese waba warigeze wumva inkuru za Ryangombe? Ni ubwa mbere ubyumvishe mu buzima bwawe? Siga igitekerezo kandi ukande subscribe kugira ngo dukomeze gutemberana mu mateka y'u Rwanda.